Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikirana, aho mukurikirana channel yitwa bimvugire Isheja Ndahiro Ervine. Bayitwa ngo ikira? Isheja Ndahiro Ervine. Ariko warize wasoma wumvise akuntu akavuze neza. Hanyuma rero twatangiye, mwabonye ko ndi kumwe n'ababana banyu. Aba bana murabamenyereye, baje kunsura hano mu rugo iwacu. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Ariko mbere yuko tubakira, reka tubanze dusuhuze abakunzi banyu. Ndabizi ko mufite abakunzi banyu harimo nanjye. Abakunzi banyu bari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, abakunzi banyu bari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, abari muri Aziya, muri Europe, muri Australia, mwese turabashuhuje. By'umwihariko abakunzi bakora ibikorwa byo kugira neza. Hanyuma mwese turabasuhuje, abakunzi baba bana Ervine ndetse na Mugisha. Nanjye ariko mbanje no kubasuhuza. Uraho Mugi? Usigaye ufite fresheriga. Rwose Mugisha ndamwishimiye, ntabwo duherukana ameze gutya. Kuri Mama Sharene ndabizi ko twakoranye ibiganiro ameze ukuntu, hano ubwo narinzi ko ibintu bizakunda. Hanyuma nawe Ervine narabasuye mu rugo, muranyibuka? Hanyuma na mama wanyu, ariko mwabaye beza. Mwabaye beza, musigaye musa neza. Ngani musuhuze no kubera Imana. Turabasuje abakunzi bacu, turabakunda muri umugisha, kuba tubafite muri umugisha kuri twebwe n'ukuri Imana igibaho umugisha. Duhora tubasabira umugisha kuko mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu, ibikorwa dukora, mukadushyigikira, abadusengera, abatanga inkunga y'ibitekerezo, abatanga inkunga y'ibifatika. Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Yego. Hanyuma rero ngewe mperukana namwe Yego. bitameze neza. Ariko Imana yumvise gusenga, ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Ntabwo nari nzi ko Mugisha ashobora kugusa gutya, kuko nabonaga bikomeye. Byari binakomeye. Ndabizi ko mu bantu bajyanye Mugisha kwa muganga ndimo. Yego. Nanjye nakoze ibyo nari nshoboye. Ngarukiriza aho nari nshoboye. Ariko ndashimira Imana ko nubwo abantu bananirwa, Imana ntinanirwa. None aha rero mbere yuko dukomeza, reka mureke tubanze tuyishime. Nukuri Tugiye kubanza tuyishime mu isengesho. Yego. Tubwire Imana ngo warakoze ku bwa Mugisha. Amen. Wahuje n'umwana w'umukobwa witwa Ervine ungana gutya. Yego. Ariko nanone Ervine akagira umugisha wo kubyarwa n'ababyeyi beza. Amen. Uhitona ko ari bituruka, hari ahantu bituruka mu gisekuru. Amen. Kandi igisekuru cyanyu kizakomeze kibamo abantu beza. Amen. Tugiye gushimira Imana yabanye namwe, igakora ibikomeye ndi kureba. Numvaga bidashoboka ku bwacu, ariko ku Mana bigashoboka. Umuntu ugiye kudusengera isengesho nonaha ni Ervine. Ugiye kurisenga. Yego. Kuba Imana dusenga. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana itwaye ubushobozi, tuje imbere yawe tugushima tuguhimbaza, tubaye byanecumuro. Imana uko turi ahangaha twese wakoze kuturinda, njyewe mama na Mugisha mu rugendo twakoze tuza ahangaha mu izina rya Yesu. Wabonye natwe mu rugendo rwose twakoze tuza, turagushima. Dukweretse ikiganiro tugiye gukora kiba ari icy'umugisha mu izina rya Yesu, kandi uko gitangire neza kandi kinasoza ari amahoro mu izina rya Yesu, kandi ukomeze turinde mu Imana tusaje twizeye. Amen. Amen. Burya ni umukozi w'Imana azi no kurizamura. Niyo mpamvu ibi bintu uratabigira aho bituruka. Urakoze kudusengera. Hanyuma mbere yuko mbaza Ervine cyangwa Mugisha, ndashaka guhera kuri wowe. Duherukana bitoroshye. Iyo umuntu avuze ngo ntibyoroshye, ntibyari byoroshye pe cyane. Noneho simfe ni na Mugisha, namwe mwese mwabaye ibyuki, narebye ukuntu mwabyibushye, dore ukuntu musa neza, binezeza umutima wanjye. Nukuri. Ubundi Mugisha ujya kumwakira mu rugo, tuvugishije ukuri, byabaye gute?
Mugisha njya kumwakira mu rugo, uratumiriramo muri make Mugisha njya kugira ngo ngere aho shaka. Mugisha njya kumwakira mu rugo byari bikomeye kuko Elvine yarabitubwiye, atubwira nyine ko yahuye n'umwana nyine ubabaye nk'uko twabikubwiye. Ariko none ntabwo twiyumvishaga uwo mwana ubabaye uburyo hari abantu bababaye ukabubona nyine ari umuntu ubabaye ariko adafite uburwayi. Noneho Mugisha kuko yari yamurangiye ahantu nkorera, aje kundeba mukubise amaso bwa burangije, bamufotoye amafoto nyohereza papa, ndamubwira nti papa Elvine ntimbabarira ndebere ibyo umukobwa wawe yadusabye. Ariko kuko Elvine hari igikorwa yigeze gukora cy'abantu bababaye ariko batari bafite uburwayi bagatabarwa binyuze muri Elvine kera. Noneho nake kakera yabikoze afite imyaka 6. Ahura n'utwana turi kugenda twambaye inkweto zicitse, nta nkweto bari bamba ahubwo bari bambaye udupira hasi nta dukabuta turimo. Ababazwa nuko harimo agakobwa, ahitaza areba umuceri twari dufite, Imana yatugiye neza dufite umuceri n'akawunga, arangije noneho ahita ajya mu myenda yiwe akuramo ikanzu yo kwambika kakana yabonye. Niho ubundi umuhamagaro wa Elvine watangiye. Noneho ukuntu yari n'umwana afata umuceri n'akawunga bibisa bivangira muri envelope imwe. Afata n'ibishyimbo bya miti Nyamirambo, urabizi ko twihahira miti, akubita mu gasashi ati ngiye gufasha byutsa papa ati mfite projet. Noneho kuko icyo gikorwa yakoze hari umupapa waje aramufata ajya kumukoresha ikiganiro n'uwo muryango turamumwa twebwe ibyo tubi ntabwo twari tubizi pesi nta na smart nari mfite ngo mbimenye. Tubona abantu uwo muryango bawuhaye amafaranga 2 miliyoni babakodeshera inzu amezi 5 ko babaga mu kizu bubatse kirisakaye gusa ariko nta madirishya nta n'imiryango. Noneho tubonye abo bantu bavuye muri bwa buzima bashingana depo y'amakara, atubwiye rero ibya Mugisha. Twahise turiya wa muryango watabaye turavuga ati uyu mwana Elvine utubwiye ngo azavamo umudokiteri, azaduha amafaranga ngo tuzakoresha kuri uyu mwana, twumva dusabye ikintu gikomeye kandi ari umwana. Nibwo twafashe Mugisha tutitaye nyine we waratusuye iwacu narabasuye nicyo kintu cyadukoze ku mutima, turavuga ngo ubwo ibya mbere byabaye byiza reka tugerageze na none tumushyigikire ku kindi cya kabiri. Cyane ko none ikintu cyanankoze ku mutima kikananshengura umutima nk'umubyeyi nuko yarambwiye ko uwo mwana arara hanze nta muntu umwitaho, nyine yanzwe. Ndavuga ni nanjye nk'umubyeyi nubwo umwana wanjye ansabye ikintu gikomeye, reka nanjye nk'umuntu wabyaye reka mufate. Nicyo kintu rero cyahise gituma ngira gute mfata Mugisha. Yego ngewe wenda tutararenga aha, nasanze gufasha bidasaba ubushobozi bwinshi ahubwo bisaba umutima mwiza n'ubumuntu. Kuko iyo umuntu avuze ngo nta bushobozi afite, burya ushobora kuvuga ko nta bushobozi ufite ariko ntushaka kubura ubushobozi bwo gutunga umwana wawe. Burya n'umwana wundi wamushakira ubushobozi. Niko bimeze. Wenda ushobora kuvuga uti njye nabyaye 3 nibo mbashije, ariko muri abo 3 umukobwa wawe wavuyemo akabyaramo 2, wabarira cyane. Hanyuma iki gikorwa buri impamvu nemeye nkabaha ikaze, nagiye mbona Elvine, mbona ari gufasha abantu ari kumwe na Mugisha. Ndavuga Imana yakoze ibintu bikomeye. Yewe nari ntarabona umwanya, ariko mufite ibikorwa byiza byo gushyigikirwa ndetse no gushima. Ariko reka nze mbaze Elvine, ho nabonye uhita ugaragara kuri kamera, habona utangiye gufasha abantu, amafaranga wayakuye he? Wabaye umukire ryari kutarangurira kandi kuzi ko twaruhanye Elvine? Yagenze gute? Nagaruko nabaye umukire ahubwo abaterankunga badufasha bakagenda badutera inkunga, bakaza tukajyana tukabona n'amafaranga yo kugenda tugafasha n'abo bantu tuba twateganyirije. Yego. Muri make wenda ata ntayo uragira, uwo muri ari kuzayagira nta kibazo. Hanyuma ndashaka kubaza Mugisha rero, nawe urabizi aho duherukaniye? Ntabwo bizi? Ndabizi. Ni hehe duherukana Mugi? Ni mu rugo kuri telefone gusa. Ahandi se akurumva Mugisha ukuntu yibagirwa vuba, niyo mpamvu wanyibagiwe wagiye ku cyangwe ugahita unyibagirwa. Nta handi duherukana tuziranye? Kwa muganga. Kwa muganga. Yesu we mbega Mugisha. Ndabyibutse. Yego komana we.
mbwira ukuntu utangiye kunyibagirwa umunsi wabaye n'ikiboga ari none ntuzandeba n'irihumye gusa nkubonye mugi hariya harya bahita ngo iki kurya nyuma ryavuriro twabanje kumujyanaho Nyarugenge. Nyarugenge na CHK duherukana umubiri wawe usa kwa kuntu kwari kubi guteye ubwoba kunababaje ariko turi kubwira Imana ngo ugire icyo ukora. Yego. Byagenze gute kugira ngo ugire fresheri zimeze gutya? Ese urabizi ko usigaye ufite fresheri? Ndabibona benshi barabimbwiye. Nawe ujye wireba uzagure nawe ujye wireba niko bimeze. Byagenze gute? Ni Imana yabikoze niko navuga. Yego. Yabikoze iti? Yagiye ikorera muganga mu baganga nyine. Ubu ni umuganga umwe uri kumfasha bita Amani, Dr. Amani. Ese mwakurikije bya bipapuro ni uki bavura? Yego. Imana imuhe umugisha rwose uyu muganga ugukurikirana. Na n'ubu ngubu ni nawe muti uje muramfasha. We yakwandikiye? Yego. Imiti yose ahantu tuyifatira hariya mu mujyi ku isoko rya Nyarugenge. Imiti muyigura gute? Ni 160. Gute? Ibimeze gute? Ni imiti bavangiramo ngo glycerine na onga na glycerine iredisi. Reka tubwire uyu muntu akunganira imiti ya Mugisha imeze gute? Imiti ya Mugisha hari amavuta yisiga ku mubiri, yego, igihimba, akagira nayo asiga. Ayo agura gute? Ayo ngayo ibiciro bigenda bihinduka nk'ubwo igihe ngo duherukana icyo gihe ari 42. Yego. Ubu ngubu rero hari ukuntu bumva ngo idolari ngo ryazamutse, simbizi niba amadolari azamuka n'ibintu byose bikazamuka, ntabyo mba nzi. Rero ubu ngubu ageze ku mafaranga 52,000. Ibinini twavuga ibihumbi, ubu ngubu ibinini biri ku mafaranga 60,000. 60 ari ibinini 30. Ubu ngubu byaranabuze pe ku isoko nta nibihari, ariko Imana ntago ijya ibiri uko bigenza. Hari umugira neza we twoherereje uba hanze. Imana imuhe umugisha. Hanze ho ngo ibinahendutse cyane bari raporo y'inaha ngaha. Ubu ngubu hari n'amavuta asiga ibirenge n'intoki byonyine, ukagura amafaranga 32,000. Wabonye na kari ari kujya asiga ku munwa ko kagura 15,500. Hakaba nako ashyira mu maso 15. ako kagura 15. Izi fresheri ntago zapfuye kuza mu byakira. Kagura 15,500. Rero ugasanga none kuko ayo mavuta yisiga mu gitondo saa sita iyo ari muri vacancy, yisiga mu gitondo saa sita nimugoroba, cyangwa se muri weekend ahari kwa gatandatu ko no ku cyumweru yoga 3, kuko indi minsi aba ari ku ishuri akora 2. Urumva ya mavuta ntago ashobora kuyisiga ukwezi kose. Hari igihe wisanga wagize, hari n'igihe mba nshwana nawe nkagira ngo yakoresheje menshi, akamwe ati mama ko nkaraba kenshi, urumva nakoresha amavuta nk'ayo ba Elvine bakoresha. Ariko hari igihe nyine umubwira biba bitewe n'uburyo utekereza ukuntu bihenda, ukamubwira tujye wekonomiza, ujye wisiga gutya. Yego. Ugasanga rero ya miti yose uko ayikoresha igera hafi mu mafaranga 160. Ko hari igihe nk'akanga kurabona nk'ako ntabwo agakoresha ukwezi. Urumva ko kisubiramo ugasanga ushatse tungahe 2, cyangwa se waba utayabonye nyine kamubwira tufata yo usiga ku mubiri, ayo usiga ku munwa nyine. Yego. Iyo byanze ni ukuvuga ngo mu kwezi ni nk'ibihumbi 160. Yego. Hanyuma rero mwabyumvise abakunzi ba Elvine na Mugisha ndetse na mama wabo. Ubundi ibintu byose tubiba tuzabisarura. Yego. Ushobora kubibira iburyo ugasarurira ibumoso, ushobora gusarurira kubibira ibumoso ugasarurira iburyo. Nta kintu na kimwe umuntu akora muri iyi si yego adashobora kuzahemberwa. Icya mbere tubanje gushimira abantu bitaye kuri Mugisha. Yego. Kandi turashimira na Elvine ndetse na mama wabo na papa wabo utari hano. Yego. Ubuzima nabonye murimo mubayemo iwanyu narahigereye. Yego. Mugahita mwakira uyu mwana kandi kubana nawe ndabizi ko bitakoroheye. Ntabwo ari igikorwa cy'ubukire.
kuko rwose pe uko wasaga ndakuzi, aho watahaga ndahazi, no kumanukayo byaratugoye. Imana iguhe umugisha, wowe n'umutware wawe Imana ibahe umugisha. Amen. Niyo mpamvu turi kubwira abantu muri uyu mwanya ngo nawe uzagira uruhare mu buzima bwa Mugisha. Ni ukuri. Nimba hari ikintu nabonye cyiza kandi gishimishije, ni ukuba umuntu anyura mu bintu bikomeye, yego, aha akagera aho ashimira Imana ibyo yamukoreye, ahagararanye n'ababimufashijemo. ni ukuri. ababa baramwitaje bo baba bafite isoni, baba bafite n'ibimwaro cyane. Ariko nifuza ko Mugisha umunsi azaba yarabaye ibogari, yego, ari wa musore utikoraho, uhumura, umwe ukata imodoka, yego, yize amashuri akajya no kuyarangiriza hanze, yego. nimubona sinzicuze icyo nagombaga gukora ntakoze, nawe udukurikiranye ntuzakicuze, kuko kuzamuryaho ifoto nk'ubu ngewe Mugisha nabi bogari mugi, ngewe nzibuka aho twakatanye kuko ndahazi, nzakuryaho ifoto nta soni mfite, mvuge nti umuhungu wanjye mu bamwijyane kwa muganga ndimo. Ariko nawe wamuguriye amavuta, nawe wamujyanye mu ishuri, nawe umufasha n'ibindi. Mbibutse ko ubuzima, uyu mwana aracyari muto, kandi ufite imyaka ingahe? Urumva afite imyaka 16, afite ibintu byinshi byo gukora, akeneye kwiga, kandi namenya n'andi makuru y'ukuntu aba uwa mbere. Ubwo se umuntu uba uwa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda, urumva azagarukirayo? Hahirwa ahubwo abantu bamugize inshuti hakiri kare. Mu kuri akeneye ayo mavuta. Ayo mavuta arahenze, kiriya gihe byo numva ari ibyo binini birahenze, ari irabera asiga ku munwa nayo irahenze. Kandi agomba kwiga, kandi agomba kwiga yariye, yanyweye, yambaye. Mbibutse ko twebwe turi umuryango wa Mugisha. Murabizi ko nta mama we, nta papa we, harabo mwari mwabona? Ntabo. Nta nyirasenge. Mbese umuryango wa Mugisha n'abakunzi be, harimo ngewe naba ndetse n'abandi. Uyu mubyeyi ntago ibi bintu yabyifasha, nuko ariko tugomba kumutera inkunga. Nawe ushobora kwicara ukavuga uti nzajya mugurira amavuta, nawe ushobora kwicara uti nimumbwire Minerva reka mwishyurire umwaka. Ushobora kwicara ukavuga uti ngiye kumugurira inkweto z'umukara, mugurira imiguru 3 ajya ahinduranya. Ushobora kwicara ukavuga uti ngiye kumugurira icyangwe, ukamushakira ama jeans meza ya koto, abandi mukamushakira costume. Uba muri korari ngaho ni munyumva, urumva ko ni n'umukozi w'Imana. Ugomba kuvuga uti ngiye kumugurira imyenda azajya yambara ku cyumweru. Ushobora no kuziyongoza ugahamagara mama Revine uti ngenda ashaka ko Mugisha amenya ahantu bita ku Gisenyi, akajya ku mucanga akaharira ifi. Ibintu binezeza umuntu muri ubu buzima ni byinshi. Ikintu cyose cyatuma Mugisha yishimira icyatumye Imana imurema, muzakimukorere. Ikintu cyose cyatuma Mugisha yifuza kubaho, uzagikore icyo ushoboye. Nugira na 2 uzamwoherereza, nugira na gahumbi. Ari ukuntu yava no ku ishuri ashonje agakata ku kabizwe cyangwa agakubita ibibenye. Sibyo Mugisha? Yego. Muri uyu mwanya muri make nifuzaga ko mubera amaboko Elvine na mama we, mukamufasha kurera Mugisha, kuko kwita kuri Mugisha birahenze, kandi Mugisha agomba kwitabwaho mu buryo buhenze, kuko nawe arahenze. Uyu mwana arahenze, uyu mwana arahenze. Abana banyura mu buzima bumeze gutya, aho uzajya umubona hose ujye umenya ngo n'abana bahenze, kandi n'abana ijisho ry'Imana ritajya rivaho. Hanyuma Mugi, ndashaka kugusubiza ijambo. Turi ahangaha, ni iki wumva wakibwirira abakunzi bawe, ko nanjye ntoroshye mu kuvuga, ngambwira icyo nasigaje. Tubabwira iki kintu wumva bagukorera, no kubashimira nabyo urabishyiramo, unababwira ibyifuzo byawe. Hano hari abantu bagukunda kandi bafite umutima mwiza, batari nka babandi wabonye. Ndabizi ko hari abo mwacakiranye. Hari benshi nashimira, hari nabo nyine Imana yo ubwayo yashimira. Yego. Kuko mbese ni nkaho Imana bose yabaha umugisha. Yego.
ko bose mbasabiye umugisha baramfashije Mm. na mama Elvine nibagirira umuryango wa mama Elvine Yeah. na papa Elvine Mm. nabo Imana izabaha umugisha ku byo bankoreye Mm. bakinakora n'ubu ngubu nibyo nanjye nshimira na Elvine nawe wambonye mu modoka akavuga ati ngo reka njye kureba mama Elvine yewe ibyo ndabimushimira cyane. Rero mwese muri aha ngaha rero ndagira ngo rero uyu mwana mubona wicaye aha ngaha abashaka kumubona abashaka kumuvugisha mama Elvine ngo yarahari araza kubaha nimero n'ubu ngubu yayivuga nta kibazo ariko Elvine mukomeze mumufashe mukande subscribe kuri channel yiwe wowe sha uzahatwika buretse afite channel yiwe bita Sheja Ndahiro Elvine mukomeze gusubscribinga mukande share na like mwabyumvise ariko yego mugisha aratwika yego rwose kandi nyine mukomeze mudufashe mu bikorwa turimo turakora ubu ngubu kandi tuzakomeze dukore ibirenze ibyo turi gukora yego buryo bigera naho ibaze nk'ejo bundi byageze nk'aho abayobozi baduhamagara turimo twafashije abana yego abana twabagaburiye kuri giriti nyine muri hoteli baraduhamagara ku rwego rwo hejuru rukaze yego barabaza nyine ngo ibyo ni ibiki muri gukora murabisobanutse n'abana turi guha ibyishimo mujye muvuga ko mubereyeho guha abantu ibyishimo yego sawa urakoze cyane turamushimiye rero mwabyumvise icyifuzo cye Elvine wowe ni iki ubwira abakunzi bawe na Mugisha na mama ikintu nababwira ni uko bakunda kandi natwe bakomeze badukunde bakomeze barebe n'ibiganiro byacu bakunde Mugisha bamufashe kandi aziga ageraho aho ashaka kandi azavemo umuntu ukomeye kandi ndashimira na mama wanjye wemeye kwakira Mugisha ndashimira na papa wanjye bose bakiriye Mugisha nabo ndabashimira Imana iguhe umugisha ngaha na mama hanyuma mama Elvine turimo gusatira umusozo ijambo rikuri ku mutima wabwira abakunzi banyu nonaha ni irihe ijambo nabwira abakunzi bacu rya mbere ni ukuri Imana y'amahoro ijya ibaha umugisha kuko Imana niyo ijya yitura umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze ngo ufasha umukene abagurije Imana ego rero ibyo bakora ntago barimo barabiba mu butaka butera barimo barabiba mu butaka buzera kandi iyo migisha tubasabira izakurikirana n'urubyaro rwabo rwose kuko kuba Mugisha amaze kugera kuri urwego n'uburyo asamo ntago ari twebwe ahubwo ni amaboko y'abantu abishyize hamwe nta kibananira nkanjye ku bushobozi bwanjye nagize umutima wo kwakira Mugisha mushiri wanjye hanyuma Imana irebye uwo mutima iravuga ati reka nshyigikire mama Elvine izana amaboko kuba ngira ngo nawe twarakumenye nuko wabonye igikorwa twakoze rero abantu mukomeza kureba ibikorwa dukora buri muntu wese wagize ikintu akora kuri Mugisha yaba ari uwaguze ikaramu yaraguze ikaye abaguze imiti buri n'uwasenze pe hari umuntu ureba ikiganiro akaba ati Imana ntacyo mfite nkora ariko ngiye gusenga isengesho burya ngo ni isambu itarumba n'uwahinze ngo n'uwasenze mu gihe cy'amapfa agira gute arasarura mbasabiye umugisha bakiri ku isi kuko ijambo ry'Imana avuga ngo tukiri hano mu isi ngingorano abubaha Imana ngingorano zacu n'ubukire n'icyubahiro ndetse n'ubugingo buhoraho mbasabiye umugisha bakiri mu isi bazabona ingororano z'ibyo bagize gute z'ibyo bakoze kandi zizabomeho kugeza ku buvivi bwabo buri muntu wese wagize ikintu akora ku buzima bwa Mugisha kandi mbasaba kugira ngo bakomeze bakore urugendo ruracyakomeje nubwo bamubona asa gutya ntabwo arava ku miti
nanava no ku miti nzabivuga, kuko ubu ngubu isengesho ndi gusaba ndasaba Imana ntimana nkiriza umwana akire burundu ave ku miti guhora abona amira imiti, hari n'igihe abyibagirwa ariko akaba afite dogiteri ahangaha umwita akamubwira ati wanyweye imiti, niwe ujya umwibutsa iyo yagize gute, mbese niwe umukurikirana akamenya ko yanyweye imiti cyangwa se yakarabye ku gihe. Rero mbasaba umugisha bakomeze bamufashe, imiti irahenze kugeza ubu ngubu nta kazi mfite, kandi nanjye ubwanjye nyine ntago ngize gute, ntago ndabona akazi ko gukora, ariko bakomeze bafashe uwo mwana, ni umuhanga aratsinda abo wa mbere, umugani wawe mbese byose wabivuze. Ikindi tubasaba ni ukugira ngo bakomeze bashyigikire channel ya Elvine, bamushyigikire kugira ngo izamuke, ejo n'ejo bundi ishobora kuzamuka natwe tukajya tubona iyo miti tutagize gute bitatugoye, kuko badushyigikiye bakareba n'ibiganiro byacu. Rero Imana ibaha umugisha, kuko aba bana bafite ibikorwa byinshi. Nk'ejo bundi bagiye gusangira n'abana, umugisha ajyaga abwira Elvine ati twanzajya kukwereka aho nabaga ku muhanda, ati hari abandi bana bababaye bameze nkanjye, batari uko ari ibirara bananiranye, ahubwo nabo babuze abantu babitaho bakabitaho. Akajya ahora amubwira babipanga. Rero barazambwira ati mama dufite igitekerezo, waretse twazajya gusangira n'abana aho nabaga, hanyuma nabo bakishima bakabona ibyishimo. Twagiyeyo abantu babirebye, twagiye Great Hotel, twafashe abana 50 tubakura Nyabugogo tujya kubasangira hano nabo hara kuri Great, meraho no gushimira Great Hotel yemeye kwakira bari abana, kuko bari bambaye ibirenge, bamwe twanabahaye inkweto. Babakiye ku buntu? Oya, twarishyuye. Oya amafaranga yo nta kibazo ko waje. Naringize ngo wenda hari imiyaga bashyize. Oya nayo ifaranga rero aho ryaturuka hose ntago warireka. Naringize ngo ari restaurant babaha. Oya nayo bagombaga kubakira kuko mwabahaye amafaranga. Bari bambaye ibirenge ariko bazanye amafaranga. Twaguze n'inkweto zo kugira gute, zo kubambika. Twabambitse inkweto, bamwe tubagurira pampa. Nukuri ndagira ngo umuntu ureba iki kiganiro aze, nukuri hari umuntu ufite ubushobozi. Hari abari ufite uduhinja, hari afite uduhinja, hari namo n'abatwite. Narabese izi ndamuzikura he? Ngo abakarani ba hano Nyabugogo ujya gushaka ahantu uryama ugasanga nk'ahantu aryamye umuzamu, aramubwira ati kugira ngo undyamire ku rubaraza nk'imvura yaguye. Akamubwira tugomba kugira gute, kubanza kugira uko ungenza. Bari abana barababaje. Umuntu ureba iki kiganiro ushobora kuba ufite ubushobozi ukavuga ati nshobora gufata nk'inzu nk'ikigo wenda ukakora nk'ikintu cya interine. Bari abana ukabakuramo ukabashyira ahantu ukamara igihe cy'amezi nk'atandatu bigisha abarwayi ubavura, ko harimo n'abafite uburwayi, warangiza ukagira gute ugashyiramo imyuga bakiga kudoda, ukabashakira n'ahantu baba. Abantu badukurikira bafite ubushobozi. Twe twakoze icyo kubagaburira aba bana ari bo babitekereje ari babiri. Ese umuntu ufite amafaranga ntashobora no kubaka inzu akabatereka mpurize? None ikintu kimbabaza naba bakobwa. Buri umwana w'umuhungu uko yananirana kose aragenda akagaruka ari umwe, ariko umukobwa ari mu muhanda yabyaye n'undi azongera abyare. Niyo mpamvu nabari abana batazashira mu muhanda, kuko harimo abari kubabyariramo. Ariko bariya tugira umugisha tukabona umuntu ufite ubushobozi akabatereka mbashyira ahantu, nimara kubashyira ahantu mbiteho abarwaye, abamaze kubyara baboneza urubyaro, bige kudoda, bige gusuka, bige gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, biteza imbere. Ntago bakongera kugira gute, ntago ahubwo bagomba kuboneza, bagomba kubireka, kuko abantu baboneza n'abafite abantu nubwo wabumubwiye ngo nyuma y'imyaka 2 uzongera cyangwa 3 nta nubwo okay. Ibyo uri kuvuga nibyo njye nabashe kuganira nabo. Barambwira ati umuntu arakubwira ngo kugira undyamire ku rubaraza imvura yaguye, kuko bagangika ahantu hatandukanye, ariko iyo imvura yaguye ashaka ahantu hatanyagiwe. Rero muzamuraye hanze ati mbere yuko nkuha ahantu uryama nyine nawe nyine ugomba kugira gute, kugira uko ubigenza. Ugasanga nta yandi mahitamo. Kuko hari nabonaga barambwira ngo baga mu kigo kwa Masera Kimisagara ngo igihe kiragera barabasezerera. Ntagazi ngo avuka he. Hari ukubwira ati nge mama yambyariye hano mu muhanda ari indangamirwa, niko basigaye babita. Ntagazi iyo ndangamirwa niyo yaragiye Uganda, niba yaritabye Imana se oya aheruka nawe kimubyara mu muhanda ari agahinja, nawe akurira mu muhanda ari umwana w'umukobwa, nawe arahabyariye. Urumva cya kintu nakubwiye, ntago bashobora kugira gute. Ariko hagize abandi babyeyi bahaguruka nkuko nafashe mugisha Mashari, hari abantu bafite amafaranga
hari abantu bayafite. Nk'ubu ngubu ngiye kuva nava ku muhanda amajwi yazira mpinja ahora mu matwi yanjye, nkurikije ukuntu nabanye nabo, naganire nabo, nasangiye nabo, n'ibyifuzo bambye, ariko nta buryo. Yego. Okay, ndizera ko abantu babyumvise kandi ibikorwa mukora biragaragara kuko twese tugenda tubibona. Ubwo rero ngayo nguko ni ukubafasha bagakomeza bakagubwa neza, hanyuma Imana nibaho umugisha. Amen. Ndabashimiye, mukomeze mukore, ntimuzacogore, ntimuzacike intege. Elvine, Imana izahira ibiganza byawe, zaguye gukura neza, kandi nawe uzabona ingororano z'uwo mutima mwiza ugira. Uwo mutima mwiza nawe uzagire abantu bawukwereka, kandi nawe ibyo ukeneye nabo muvukana n'umuryango wawe uzabibone. Hanyuma mugisha, Imana izaguye kugera kure. Iryo zina rero iryo zina ngo ryitwa Mugisha, hari amagenurano aba atari meza, ariko burya hari amagenurano y'umugisha nyine meza. Iri zina ngo Mugisha ni ikikwereka ko nubwo wavutse muri buriya buryo ugakura muri buriya buryo bimeze uko kose, ariko uri mugisha. Buriya rero Mugisha ni mugisha nyine. Uzakomeze wigutsinde, ntazagire ikigukura mu ishuri, uzaba umugabo, kandi uzakomeze wubaha aba babyeyi, muzagumane, uzakomeze ube umwana mwiza, kuko amakuru ndafite yuko usigaye uri umwana mwiza cyane, uba ngo no muri korari. Ibyo bintu uzabigumemo, uzaba umuntu ukomeye, uzagera kure, kandi nawe hari abandi bantu uzitaho bameze nkawe. Buriya niyo mpamvu Imana yakunyujije muri ubu buzima, ni ukugira ngo hazagira abana bo mu muhanda nawe bazakuruhukiraho. Umunsi uzaba warabaye umupapa ufite ibifaranga bya bindi nagusabiye, uri umunyamugisha, warize ibishuri, ufite bya company bya uyobora. Yego, Imana rero iguhe guhirwa. Turabashimiye mwese rero, mukore subscribe, mukore share ndetse na comment. Inama n'ibitekerezo ndetse n'inkunga yanyu birakenewe. Amen. Amen.